Ndi Papa Sava. Nitwa Clementine Uwimana Nyirinkindi ariko bakunda kunyita Tina. Ni akazina ko mu bwana kanze kumvaho. Ndi umumama, mfite abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Hanyuma nize amashuri abanza, 6 ndayarangiza, niga segonderi ndayirangiza, niga universite icyiciro cya mbere n'icya kabiri nabyo ndabirangiza. Ubu ndi mu ishuri ndi gukomeza ikindi cyiciro. Ubuhanzi bundi butari sinema n'ubuhe? Ubundi buriya natangiye ndi umukinnyi w'amakinamico aca ku maradiyo agiye atandukanye yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niho natangiriye ubundi. Nyuma yabwo rero nibwo naje kwinjira mu bijyanye na sinema, film. Urebye nza kujya kubera nuko kuba mu makinamico n'iki, nza kuba noneho n'umukinnyi w'amakinamico yo mu ruhame, yego, akorerwa mu gihugu cyacu, yego. Ariko mu bijyanye na sinema ho nkina amafilime bien sûr atandukanye yo mu Rwanda. Mu buzima busanzwe ndacuruza ariko ntabwo ari byo ngaragaramo cyane, ahubwo ibyo ngaragaramo cyane ndi noteri wigenga, yego. Private notary, ahubwo inshuti zanjye rwose mujye mungana. Ngewe ndi noteri nyine ku bijyanye n'ibintu byose ushobora gusertifiya ibyo ntarafata ntarabonera uburenganzira n'ibijyanye n'ubutaka, ariko nabyo soon ibyo byangombwa ndi kugenda mbyuzuza nabyo ndabamaze kubibona, ahubwo mujye mumpa akazi. Noneho nk'uko nabibabwiye, natangiye ndi umukinnyi w'amakinamico ku maradiyo, ntangirira mu kigo cyitwaga UMC, Umurage Communication for Development. Ni hari muri 2011 nibwo natangiye, ntangira nkinamo bamparore y'umumama utuje, niyo natangiriyemo n'ubundi. Nyuma yabwo Umurage wagiye ugira amasezo cyangwa se amaparti agiye atandukanye, nayakomerejemo mpaka kuko natangiriye mu yitwaga Impano n'Impamba, tuza kugera mu Murage rimwe kugeza ubwo tugeze mu Murage 6. N'ubundi nagiye nkinamo ndi umumama w'umubyeyi muri role ziba zitandukanye, sometimes nkaba mbabara, ubundi nishimye, ariko n'ubundi ndi umubyeyi. Niho nagiye mfitinga. Nyuma yabwo rero nibwo naje kwinjira muri film, ntangira muri Papa Sava 2018. Ntangira muri Papa Sava kubera muri uwo Murage Communication for Development niho nahuriye na Gracie, twakinanyemo ibyo bihe byose tubanamo. Nyuma yabwo rero ubwo ashobora kuba wenda hari uburyo yambonye mu gihe yajyaga gukora ubuhanzi bwe bujyanye na Papa Sava, abona hari ko hari ahantu nzafitinga. Nibwo rero 2018 yaje kumpamagara amarori. Buriya bwa mbere twabanje kuvugana akitangira, ambwira ko gahunda yiteye, ansaba ko niba bishoboka naza nyine nkabamo umukarakta. Bihurana nuko icyo gihe kubera izindi nshingano nari mfite muri leta, nari umukozi wa leta, ntago byakundaga. Sinaje muri icyo gihe yarankeneye, ahubwo naje nyuma yabwo yakomeje kuntekerezaho. Mu kuza rero nibonye muri Papa Sava nk'umugore n'ubundi, naje ndi umukarakta w'umumama. Nza nkinamo mfite umugabo wanjye witwa Ndimbati, n'ubundi toujours ni wa mukarakta w'umumama. Nkomeza kubibamo, nigeze gutambuka no muri Seburikoko ariko sinatindamo cyane. Hanyuma naho n'ubundi nari umukarakta w'umumama. Muri ibyo byose haraho ari positive ari negative, hose bitewe n'umwanditsi anshyiramo, ariko nkaba ndi umumama ariko ushobora gufitinga muri negative na positive. Seburikoko aginyuramo, nza kuyivamo njya muri Stimed, naho nyuramo toujours nk'umumama. Nyuma aho rero muri izo filime zose ubwo nizikinirwa mu Rwanda, naje rero buriya abantu babahana amakuru, bagenda bareba umuntu, ababifitiye ububasha nyine bazi kureshya abakinnyi. Naje kugira amahirwe yo gukina muri filime zijya hanze mu mafestival. Nza guhera muri filime y'umuntu witwaga
n'ubu arahari sori witwa Ines Girihirwe. Yego mpagiramo ibihe byiza, ni amateka yanjye yo kuba nari ndenze imipaka nkajya mu bindi bihugu kandi bitari ibya hafi, Burayi, Amerika. Ndaza mfitingamo biraryoha, ndishima, nyubakira profile. N'ubundi nakinagamo ndi umumama, toujours nari umumama. Nyuma yabwo bakomeje kunkunda njya mu yindi filime nanone y'undi muntu nayo ijya hanze mu mafestivale yo hanze, yitwa Sharangabo Philibert, nayo nyifitingamo biraryoha ndi umumama. Ntago byarangira aho ngaho, haje kuza undi muntu witwa Octave, Aimé Octave, aba mu Bubiligi. Nawe araza, ubwo bafite uko bambonaga, ntago nzi uko byagendaga, nabonaga ngize amahirwe yo kwibona aho hantu. Nawe dukirana film, aba mu Bubiligi. Filime iragenda zose kandi zagiye successinga kabisa, ndanabashimira by'umwihariko. Iragenda nayo ubwo niyo hanze. Nyuma yabwo ntago byahereye aho ngaho, mo hagati aho ngaho hari indi filime yaje kuzaza nakinnyemo ndi umujaji, tuyikinira mu rukiko rw'ikirenga. Yari y'umuntu witwa ngira ngo ni Alphonse. Yego nayo yagomba kujya muri festival hanze, ntibyarangira aho ngaho. Noneho nyuma yabwo nza kwibona muri filime nakunze cyane, muri zo zose nagiye nkina ni nziza, ariko buriya no mu bareshya habamo umukuru. Naje kwibona muri filime yitwa Benimana, filime y'amateka, filime ntazibagirwa. Iri mu marushanwa hanze, yaratsinze ku kigero cya kindi cyo hejuru, ku buryo mbyinjoyinga nkumva ndaryohewe, kuko yari filime kabisa kuva nabaho. Muri zo zose naciyemo, Benimana niyo umuntu bita Dusabijambo Clementine. Ni filime yanditse amateka ku ruhando ngira ngo rw'isi, nziza yubakitse, nyibonamo. Noneho ngira amahirwe yo kuba main character, ikaba na successinze. Ndayikunda, yanyubakiye profile, ariko aparidosa nayibereyemo ishuri, mbese ni amateka. Aho rero naho nakinagamo ndi umumama n'ubundi. Ngayo nguko ndumva ubu rero birakomeje n'ibindi biracyaza, ariko kugeza kuri uyu munota amafilime nagiye mfitingamo ndumva arayo, kandi hose nagiye nkina nk'umukarakita nyine w'umumama, umuntu mukuru w'inama. Murakoze. Ni gute noneho se wageze wisanze uteye muri Papa Sava series? Papa Sava series nayisanzemo nyine nk'ubumwe nari nahuriyemo na Gracier Niyitegeka, duhuriye muri ayo makinamico yo muri UMC, Umurage Communication for Development, n'ayandi yabaga ashamikiyeho nyine yo mu ruhame. Twagenda dukorera hirya no hino, n'ubu birakomeje. N'ubundi amakinamico yo mu ruhame ndayakora kenshi cyane, nkorana n'amaproje agiye atandukanye. Nuko rero naje kwisanga mu bundi muri Papa Sava, nuko nahinjiye ubundi. Yego. Ukigeramo usanze bameze ate? Reka nkubwire, Papa Sava nyinjiramo, urumva nari meze nk'umuntu wisanga, kubera ko urumva ni ibintu twari twarafashe umwanya tuganiraho. Aranyankuraja, numva nibyo. Mpageze Papa Sava ntago yabaye ikiba nk'ibi bintu tubona, yabaye famiye. Narahageze mpahurira n'abantu, ariko abantu nyabantu, famiye. Nsangamo urukundo, nsangamo abantu b'ingeri zose, ababyeyi, abapapa, abamama. Ubundi kwa Papa Sava ni ahantu heza ugera ukaruhuka, ugaseka, ukaba umwana, imyaka ikagabanuka. Njye nahasanze nabaye muri famiye, nisanze muri famiye. Muri Papa Sava nkina nitwa Margarita cyangwa Madamu Ndimbati. Margarita rero ukuntu ryaje, urumva Gracier akimbwira donc umukarakita ankeneyemo, naramwumvise, ndamwubaka, twicara hamwe turamwubaka. Kwa kundi bubaka abakarakita, zaba ameze gutya, zaba atuye aha, umutwara zaba ari uyu. Ndiyumva muri ibyo bintu turi kumwe. Ati ubu dushaka irihe zina? Ndavuga nti Margarita. Ahita avuga ati ni iryo. Yego. Nuko ubundi narihisemo turi kumwe na Gracier, ni nanjye warivuze. Ari ukuntu nyine uwo aravukiye ahantu, njye ntabwo mvuka mu mujyi, mvuka hirya y'umujyi,
hari umumama rero hari nk'abantu ubuzi donc umuntu yakubwira icyo kintu umutima ugahita ukubita kuri wa muntu uvuga ariko uyu muntu niwe kabisa ukibona uwo muntu bari kubaka ni wa wundi uzi hari uwo nzi rero. wahigiye iki rero? Papa Sava rero ikintu cya mbere nahigiye mu buzima busanzwe bwa sociability bino bwo hanze, nahigiye ikintu bita ku bana. Ni hahantu nyine ugera abantu bose baba bafite amakaragiteri atandukanye, ariko kubera ukuntu byabaye nk'umuryango ukayafitingamo, ukaba umwana ukaba uwo hagati ukaba umukecuru, nyine nahigiye ikintu kijyanye no ku bana. Yego, ikindi kintu cya kabiri nahigiye ni ukwihangana. Ni ukwihangana nyine donc ni ukuvuga ngo iyo muri kumwe n'abantu benshi muba mufite imico itandukanye, ariko uwo kwihangana kwanjye singuca kuri abo nguca kuri Papa Sava, kuko buriya kubona umuntu ahedinze abantu bangana kuriya bakuru biba ari ibintu bikomeye cyane. Mubonamo rero kwihangana kwinshi, umuntu ubasha kwihanganira amakaragiteri yacu, ababa basakuza, abirukanka, abaca muri kamera, ababivanga, byose, ariko akabasha nyine kubijera. Kwihangana kuri aragukunze. Ikindi kintu cya kabiri cya gatatu ni ukudacika intege, nabyo mbyigira kuri Gracie. Gracie ni hahandi dushobora gukora ama episode akaba noneho mu bihe bitandukanye, akabona ibintu byinshi, duhere nko ku bijyanye na klima, abantu bakaza kuri tere baje gukora kubera ibihe runaka nk'imvura, bikarangira donc ibyo expecting agatari byabonye, ariko agakomera kihangana. Donc ni ukudacika intege n'ubundi, kuko ahari ibyo aba yasohoye, urumva hari ibigenda bipfa, naho namwigiyeho ikintu kijyanye no kwihangana. Yego, ikindi kintu kirimo n'ahantu ushobora kujya mu bintu bijyanye wenda na sinema ukaba wakwiga ni ahantu ushobora kugera. Papa Sava urabona arakominika cyane, tugira urubuga akandika script muri kumwe, ni nko mu rwego rwo kuvuga ati nawe ubaye ntahari wabikora, mukandika script muri kumwe, muzana ibitekerezo, muzana igufa, hano ntibiri bugende gutya, nyine ukabona hari utuntu uri kwiga utaruzi n'ishuri. Muri Papa Sava rwose ni home. Role yawe muri Papa Sava muri story ubona bikenewe? Ibyahatari idakenerwa muri Ndimbati, undi mugore yari kubona nta wundi mugore yari kubona rwose umeze nka Margarita, yari ikenewe cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu role yanjye yafashije, ubuzima dukina ntabwo duca imigani. Muri Papa Sava ntabwo tujya duca imigani, ni ukuvuga ngo ibintu tugira fiction ibamo kuba umuntu yakwegizagera, ni utuntu turi aho ngaho dushobora kwegizagera tukabikora wenda mu bundi buryo bwo gusetsa, ariko n'ubuzima bubaho. Hariho nzi neza ko hariho umugore umeze nka Margarita, wa wundi umugabo byanga, kandi n'ibintu biba muri sosiyete yose, mukicara hamwe, ubundi mugashwana, ubundi mukiyunga, ubundi ni ukuvuga ngo iyo role yanjye ni ubuzima bubaho, ntabwo duca umugani, niyo mpamvu yari ikenewe kandi ikintu byigisha muri sosiyete. Niba dushobora gushwana na Ndimbati tukagera aho twiyunga, ibyo byose mu bintu byose twakoze na Ndimbati ntabwo twiye dutandukana. Niyo tugiye umwana agaruka naho arabatekereza umugore we, ni ukuvuga rero icyo yigisha ni ihangane, kuko umuntu muri kumwe ntabwo muvukana, umuntu muri kumwe si wowe, n'undi muntu. Ni byiza rero bishobotse ko wamwihanganira. Papa Sava iri hafi kuzuza miliyoni subscribers ikirimo. Yes. Nkawe uriyovuga like wagiye kuza. Reka nkubwire, ibi bintu mba mbyumva nk'umugisha, mba mbyumva nk'umugisha, kuko twarabikobokeye ariko wagera kuri nyirabyo. Nzi neza ko Papa Sava niyo atavuga ariko umutima we warahagaze, yarakoze, yaraye amajoro, tubona iyo turi kubiganira ku rubuga asinzira isaha imwe ati ngiye gusinzira, mu kanya ndakangutse. Nyine ni ukuvuga ngo umutima uri ku kazi, umutima uri ku kazi. Kandi noneho ikindi kintu kiriho kuba tugiye kuyuzuza, ni ukuri ndashimira aba subscribers ba Papa Sava, ntako batagize, bakira ishimwe rivuye ku mitima yacu, barakoze cyane. Papa Sava ntibayumve nk'ikintu kibahuza mu mutwe, babyumve nk'ishuri, babyumve nk'isomo, babyumve nk'ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. N'uwabibona wenda nk'ibintu bisetsa biri aho ngaho nka komedi, ariko harimo isomo. Buriya hari ukuntu nyine ngasoma nk'amakomenti y'abacuti bacu,
ukabona umuntu umwe yaraje wenda buri wese aba yemewe gusohora ibyiyumviro bye nk'uko abyumva, akavuga ikintu wenda kiri negatifu, undi akaza akavuga ati ariko mbere y'uko uvuga icyo kintu yenda atangiye yakiritika akantu runaka, uri kumva isomo ririmo, banza wumve isomo yumva irangiza. Ndabashimira rero, ndashimira abasubscribers bacu, ni ukuri tubikuye ku mutima. Miliyoni rero ndumva ari umubare, n'umubare w'umugisha, imibare 6 ni ukuri ni byiza cyane. hari igihe hajya hano hanze bajya bavuga ati ariko utwo tuntu muba murimo uturinjiza. Ceceka. Yego. We nk'uko ubibona ibintu bijyanye n'ibintu bijyanye na sinema, umwuga wa sinema, ese koko ubona abawukora hari ukuntu batunze? Iyo uzi icyo ushaka, iyo uzi icyo ushaka, ni umwuga nk'iyindi myuga kandi yakwinjiriza. Ikibazo kimwe kiba kibaho ni ukuvuga ngo abantu baje muri sinema, d'abord hari sinema uko iminsi igenda yicuma igenda ihabwa agaciro n'iki, ntabwo uko yari iri kera ubu ngubu ari kwikire. Hari uburyo hari isura bahaga sinema, urumva. Noneho nihuse ngeze muri iki gihe, umuntu ugira sinema nka ya sura ya kera ntashaka kugenda, habamo ibirara, habamo abantu batize, uwo nguwo we ntabwo azabona ko sinema ari ikintu cyagutunga. Muri sinema rero umuntu ujemo akaba azi icyo ashaka, ntabwo twese tuba dufite papasi zimwe. Cyo nzi cyo, hari uza aje gushaka fame muri sinema, hari uza aje kwiyamiza avuga ngo reka ncemo hariya gusa bambone, akumva ni nko guta igihe, urumva. Uza mu buryo donc ifite ikimariye nyirayo, n'umwuga wamutunga bitewe na papasi afite. Kandi turabazi, dufite ingero nyinshi zifatika, ntakwirirwa mvuga abantu sinema itunze yandikiye amateka mu Rwanda no hirya y'u Rwanda. Sinema rero n'umwuga wagutunga, akontiyoke uzi icyo ushaka. D'abord gushaka kujya muri sinema ni cya kintu narimaze kuvuga. Papasi yawe ni iyihe? Uje muri sinema kugira gute? Niba uje muri sinema kugira ngo ukunde kuce kuri televiziyo, wamamare, bazi, ntago aho ngaho nakubwira ikizi. Sinema ni ikintu cyiza, cyubaka ubwonko, cyubaka umufuka, ariko ngwino uraje ni byiza rwose, ndakwankuraje sirtu nk'abantu b'urubyiruko, kuko ni ahantu ho kwigira, ni ahantu ho gukura ubushobozi. Ariko ngwino ni karibu, ariko uzi icyo ushaka. Niba uje rwose kugira ngo bakubone witwa icyamamare kirenze kandi ntaho wageze, ugatangira kubyina mbere y'umuziki, aho urahiye. Ariko ni karibu n'ukuri, hari amashuri menshi abyigisha, ni good, yego. Ariko ngwino ubyumva nk'ikintu gifatika. Ubutumwa nagenera abantu bakurikirana Margarita byonyine by'umwihariko, ubwa mbere buriho nuko ndi hano ku bwanyu. Ndi hano ngo mbe wa mugore wagiranye ikibazo n'umugabo, ariko tumenye ko turi buhamagara abaturanyi mbere yuko tujya kubyasasa. Ndi hano ngo mbe wa mugore umugabo yafashe, ariko mbashe guca bugufi. Ni ukuri nk'uko nabivuze, abantu bafite ingo, umuntu mubana ntabwo ari Yezu. Kwihangana nibyo bya mbere y'ibindi byose. Ntabwo mvuze ko hari aho bigera bikanga, iyo ni indi topic, ariko ubanza ugerageze wirebera ndi hano ngo wowe kubaka urugo rwawe nk'uko urwundi rwubatse. Niba urwuye rwaramunaniye, wigenda ugiye gushaka uvuga ngo n'ubundi kanaka rwaramunaniye. Ndi hano rero ngo nubakira ababyeyi banyigireho ibiri bibi Margarita akora, bambabare ntibakabikore, ntibakandebereho. Ibiri byiza Margarita akora, bambabare bandebereho. Ubundi butumwa nabagenera nuko ndabakunda, nkunda ko munshyigikira, bakanabinyereka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahasigaye Imana iduhana umugisha, mukomeze mushyigikire no mu buzima bwanjye busanzwe. Abashaka ama notification ndahari, vraiment n'ubundi buzima bundi tuzagenda tuvugana. Umuntu ankeneye angira nimero zisanzwe, wazashaka ntiyazibura. Sinzira barimo ko nazivugira kuri kamera, ariko nka noteri nanazivuga. Jewe ndi noteri wigenga, nkorera ku Ruyenzi, ariko buri abanoteri mbese tubera hose icyarimwe. Ariko biro yanjye iba ku Ruyenzi, uwashaka yanyandikira yaba WhatsApp, yaba kumpamagara 0788 47 50 41.
abakoresha amayimeri na imeri zirahari, ariko ndahari ku bwanyu, murakoze cyane. Ariko n'utuntu tw'ubucuruzi tw'imyenda y'ababyeyi rwose, nubwo wenda mba nashyizemo umwana kugira ngo mfokasinge ku kazi narahiriye, ariko nabwo munyiyambaje mwahamagara rimwe nkitaba kabiri. Yego, kandi ndashimira mu by'ukuri. Reka nsoze nshimira, ndashimira cyane cyane umuntu wa mbere wanyinjije muri ibi bintu njya gutangira utwo tuntu, yitwa Alfred Twahirwa. Ni umupapa wiyubatse, ubu niwe perezida wa handball mu Rwanda, niwe muntu wakanguye talent yanjye. Niyumvaga nk'awa muntu wo muri segonderi ugira gutyo uhuzagurika, ndamushimira cyane. Ikindi kintu, abandi bantu nshimira ndabashyira muri rusange, ni abantu bagiye banshyira muri crew y'amafilme yabo, ndabashimira cyane cyane by'umwihariko ko batumye menya uwo ndiwe. Imana yo mu ijuru umugisha, nagiye mbavugamo mwese nabavuza amazina cyane cyane, ariko respect ndakomeza kuyiha umuntu bita Clementine Dusabijambo. Aho ari Imana yo mu ijuru ikomeze kumushyigikira, ikomeze gushyigikira Papa Sava, ni ukuri bose ibaho umugisha, murakoze. Numvaga nakomeza nkavuga nakomeza nkabivuga ibintu bidaho. Oya, reka tugeze aho ngaho, ubwo mwazakiraho icyo kiganiro kikazarangira bakibihirwa.